ijambo ry'umunsi, gukurikira Kristo. Kugira ngo usobanukirwe neza ibi, soma Yohana igice cya 16 ku murongo wa 7 ndetse unasome igice cya 12 ku murongo wa 14. Nakaye kantu gatoya uzi mu gukurikira Kristo. Intumwa za Yesu zabanye nayo mu gihe cy'imyaka irenga 3. Bari bafite ubushobozi bwo kuganira nawe imbona nkubone kandi bakabasha kubona ibisubizo neza bijyanye n'ibibazo babaga bafite muri ako kanya. Aba bari bafite ubushobozi bwo kumwumva ndetse no kumukoraho. Twebwe noneho natwe dufite inyungu zikomeye cyane mu kubaho kwe. Umunsi umwe mbere yuko Yesu abambwa, yasezeranyije abigishwa be ko atazigera batana gato, azaboherereza umuhoza agakomeza kubana nawo umunsi ku wundi. Umwuka wera turabizi yuko abana natwe kandi atwereka ibyo dukeneye kumva mu buzima bwacu bwa buri munsi. Aradukosora iyo twatariye kuko Imana yamutwerereje ngo akomeze abane natwe kandi agumane natwe. Inzira z'Imana ntabwo ari inzira z'isi. Satani ni uyobora zino nzira z'isi ndetse mu buryo bwo kutuyoberanya akatwereka ko turi mu buzima bwiza. Satani akora ibingibi kugira ngo akomeze atuyobye ndetse aduteshe umutwe n'umwanya. Gusa ibuka yuko umwuka wera hari kandi akaba ari we wanyawo gushaka kudusubiza ibibazo byose twibaza mu buzima bwacu bwa buri munsi. Niba uri umwizera ukaba wumva witeguye kugendana na Kristo kimwe no kugumana nawe, umwuka wera arahari ngo agufashe mu buzima bwawe. Ibyo uzakora nyuma yaho nibyo bizerekana neza niba koko ukurikiye Kristo cyangwa se nanone ukurikiranye ibintu by'isi, kuko mbere ya byose hari ukubaha. Imana iguha umugisha. Ubu butumwa mwabuteguriye kandi mwabugezwagaho na Nibintije Evangelical Ministries International, ari mu magambo ahinnye izwi nka NEMI. Tangirana umunsi wawe n'ibyishimo watewe n'ijambo ry'Imana ukora subscribe hano kuri NEMI TV. Biroroshye cyane, ni ugukanda kuri ako kantu k'umutuku ubona, ubundi ikintu cyose dushyizeho ukaba wa mbere kukireba. Ntugacikwe n'ijambo ry'Imana tukugezaho umunsi ku munsi. Komeza ubane natwe. Waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho zacu se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe, cyane cyane zigukomeza mu bibazo? Umva wifuza kwiga ibijyanye na teolojiya ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri iki kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Iyi nkuru nuko tugufitiye ishuri rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye zirimo nka Pastoral Studies, aribwo buryo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi Biblical Studies, ariyo masomo atandukanye ya Bibiliya, ndetse na Christian Counseling, inama za Gikristo zifasha gukomeza imitima. Kugira ngo usobanukirwe biruseho, wasura urubuga rwacu arirwo wa@nemibibleinstitute.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp kuri izi nimero 141 232 650 wanatwandikira kandi kuri email yacu ariyo nemevangelism@yahoo.com. Imana iguha umugisha.